yego twari turimo tuvuga Imana, turimo tuvuga ngo nicyo kintu kiri gutuma abantu muri no minsi bubahuka Imana. Niki kiri gutuma abantu bubahuka Imana? Umuntu ugasanga Imana imuhaye imodoka, ugasanga Imana imuhaye ibyo kurya, aho kugira ngo bya byo kurya abyubahisha Imana, ahubwo akagira ute akaba ari byasebesha Imana. Ikibazo gihari ni kimwe, ari ikintu bita kwibagirwa. Noneho muri uko kwibagirwa bikagukururira umuvumo. Kandi buriya nitunareba tugashishoza tugasubiza amaso inyuma, nta kintu gikoze ku bantu, umuntu wese akozweho no kwibagirwa. Yego, nuza kureba neza uraza kubona ko nta kindi kintu gikoze ku muntu uretse kwibagirwa. Buriya iri jambo rivuga ngo nuko nimurya mugahaga ntimuzibagirwe Uwiteka wabakuye muri Egiputa. Urumva? Nimurya mugahaga ntimuzibagirwe. Iri jambo nsigaye riteye ubwoba. Riteye ubwoba. None se bivuze ngo Imana iba yaraduhaye ibiryo birimo imitego. Nuko nimurya mugahaga ntimuzibagirwe Uwiteka wabakuye. Idutegesha ibyo duhaye. Yes. Idukubitisha ibyo yaduhaye. No kubera iki muri no minsi abakozi b'Imana ari bo bantu bari guhura, ari bo Satani ari guhiga cyane? Kuko ejo warabivuze mu kiganiro, uravuga ngo Satani ari abadayimoni bafite amadarapo bagenda bazunguza bavuga ngo uyu mwitero wa runaka. Kubera iki abagakwiye kuba bari maso atari bo bari kuba maso? Kandi ndimo nkubwira impamvu. Nukurya bagahaga. Hari abantu Imana yakuye mu butayu bakiza inzara, abandi bakura mu buzima bwo kuraraho bwije. Uyu munsi bari iwabo mu mazina yabo kwa runaka, ibunyanaka kwa runaka. Deni kwibagirwa nicyo kibazo. None se hari umuntu twigeze twaganira arambwira ngo njyewe nasenze Imana pe, senga Imana, ariko Imana nasenze nta kintu yigeze impa. Urugero, nayisabye urugo ariko mbyaye gatatu n'abagabo batatu batandukanye. Rero ntukambwire iyo Mana. None se Imana niyo yamuhaye abagabo batatu? Imana niyo yayisabye urugo, nyine Satani we imitego amutega imitego y'abo bantu. Nese uruhare Imana yagezemo n'urugo? Nuko Imana itamuhaye urugo bikwiriye. Hanyuma sabo izo ni imbwa yari ari kumwe nazo ntago ari abantu. Ariko yashakaga urugo ngo yubake. None se byaranze. None se abo bo yabakuye yafata mu umwe bagakomeza byaranze. None amuteraga inda bahita bigenda. Ahubwo afite amahirwe. Hari n'utarahura n'umwe. Buse hari umuntu utarahura n'umwe? Hari isugi zisaziye iwabo. Nawe ubaho. Inka yanjye. Hari isugi zisaziye iwabo. Ahubwo abantu bafite ibintu bibabaho bakabitura kuri Yesu. Uwo muntu wabyariye iwabo washatse abagabo batatu ni Yesu wari wabamuhaye. Nyine we yarasenze arangije amaze gusenga we ahura n'ikibazo cy'uko yagiye arererwa cyane, arererwa. Nicyo kibazo yahuye nacyo n'abakozi b'Imana. Nyine ubwo nge ntago nshaka kujya mu bintu biri deep. Uyu mwanya uwo muntu wishuza Imana umugabo abo bo yabakuye, we yambwiye ko atazongera gusenga, azarorere mu ijuru. Hari ikintu badakennye, cyubahiro cy'abari hano mu isi, ariko nabo baragikeneye. Hari ikintu ndimo nkubwira kandi kikishire mu ijuru. Hari ikintu badakennye, yego, icyubahiro cy'abari mu isi. Mu ijuru bakoze stoke baradepa mu ngengo y'imari y'ijuru. Icyubahiro ni full tank. Mu bukene mu ijuru bafite cyubahiro ntago. Hari umunsi Imana itazigera ikenera icyubahiro. Ibyo ndi kukubwira ngo mu ngengo y'imari y'ijuru konti ruzuye. Ubu icyubahiro ntago bagikeneye cyane. Ndi kukubwira ngo mu ngengo y'imari y'ijuru. Sinzi niba uri kunyumva. Mu ijuru hari ibigega byuzuye icyubahiro. Bivuze ngo naho isi yarimbuka igakongoka ikava muri stoke y'ijuru barakigwisha. Niyo mpamvu mu kiyihe cyangwa murorere. Abasenga basenge cyangwa babyihorere. None
none gusenga bifitiye inyungu ni wowe bifitiye inyungu. Imana se yungukira he mu kwisenga kwawe? mbese si tuyihimbaza hanyuma bikayimarira iki? Bikayimarira iki? iyo usenze Imana iranezerwa. Nta gihe urasenga Imana ikakubwira ngo ikibazo ndi kukubaza ntabwo ari cyo uri kunsubiza. Senga cyangwa usigeho muri stoke mu ijuru, cyubahiro ni furu utanga. ariko hari naho ijambo izuba ryava isi igakongoka yishwe n'izuba, nta ntare ry'ibyatsi. ariko hari ijambo rivuga ngo nimwemera urimo urambangamira. Ibi bivemo ntaki ibintu uri kumbaza nta shingiro namba. none se Theo tuvugisha ibintu ni bibiri, tuvugishije ukuri nyine si kiya ibintu ni bibiri. Muyisenge cyangwa musigeho mu ijuru, icyubahiro ni furu utanga. Si Kinyarwanda cyumvikana. ariko ntabwo uri kunsubiza, ntabwo nagusubije cyane. Uyu mugore abagabo 3 yajyaga kubashaka, ijuru ryari ryavuganye nawe. oya ntabwo abantu bose bashaka Imana yavuze. Nakubwiye ngo ibintu Imana itwiyama ikabitwiyama, wumvise neza, nibyo bihindukira bikatugiraho iki? Ingaruka. ibyo Imana itwiyama. Yes. ariko wemera ko Imana Satani arusha imbaraga umwana w'umuntu? Ubwo turahurira Theo turi abakristo sibyo? ariko wibuke ko umuririmbyi yavuze ngo nta mahoro yuzuye twabona muri iyi si. ntago two tuntu nukunda. Ntago ngewe urabizi ko nakunda umuntu ufana amafuti. Ibintu ni bibiri. Abari muri Kristo Yesu ntateka bazacirwa, ndabyemera. ariko abatari muri we bamaze gucirwaho iki? Iteka. Satani ashobora abameze bate? abatari muri Kristo Yesu. hanyuma surambaza iki? none se kuki turi kubona ahubwo abantu bapfa kandi aribo babarizwa mu nsengero? Ntabwo urupfu rero rureba abadasenga, umuntu wese azaba. ndavuga gupfa mu mwuka, ntabwo mvuze urupfu. gupfa ntabwo ari icyaha, icyaha ni ukwipfisha. gupfa si icyaha, icyaha ni ukwipfisha, kwiyahura nicyo cyaha. reka tuguhe umwanya nk'iminota mike ugire icyo ugenera, ubutumwa ugenera abatuye isi. ibintu ni bitatu bitagira icya kane kigikurikira. Yego. Ushaka wese kurama yubaha amasengesho. Kabiri, umuntu ushaka ubwiza n'icyubahiro no kudapfa abishakishe gukora ibyiza adacogora. turi kumvikana. icya gatatu ari nacyo cya nyuma, abantu batinya Imana bareke gukomeza kuyubahuka. urumva? Yego. ubundi umuntu utagira ubwenge wese yimu uwamuhaye. utagira ubwenge wese yimu uwamuhaye. sibyo? Yego. Wumvise? ndi kukumva. umuntu wese utagira ubwenge yimu uwamuhaye. uyu mwanya ikibazo gihari, hari intumbi zigize abaganga. intumbi? Ego. umuntu yapfuye kera ariko arashaka kujya gukorera abakiri bazima consultation. uri kubyumva neza? ndi kubyumva. umuntu wese amenye ko arwaye yajya kwa muganga akivuza hakiri kare. ariko igiteye ubwoba, ibitaro byose byuzuye indembe n'abarwayi. Yego. uzi ikintu mbona gishoboka? umupfu wese utaraturika kuzuka biracyashoboka. umupfu wese utaraturika? Yego. umubiri utarangirika kuzuka birashoboka. rero reka tubwire abantu bitondera abantu bari gupfapfana bavuga Yesu mu kanwa kabo, babitondera kuko isaha n'isaha kuzuka biracyashoboka. bivuze ngo isaha n'isaha gukizwa birashoboka. umuntu ugihumeka umwuka w'abazima. ariko urugero rutoya, sibyo? deni urabona ahantu turi twitegeye imisozi, sibyo? ariko iyi misozi ituyeho abantu ntabwo ari uko yamye hose, yamye ari ibihuru. ibihuru biratemwa bituraho abantu, sibyo? bivuze ngo mu bantu harimo umuntu. mu bantu harimo umuntu. ntabwo rero Imana ihangayikishijwe n'abantu, Imana ihangayikishijwe n'umuntu. niyo mpamvu Yesu yataye intama imwe
Yataye na 99 akajya gushaka imwe yari yazimye. Hari ibintu abantu bajya bitiranya. Adamu amaze gukora icyaha, urumva, we yarabimenye, urumva, we yarabimenye, amaze kubimenya yigira inama yo kwihisha, urumva, yigira inama yo kwihisha, ariko hari ikintu kimwe cyamugoye, ni ukwisobanura ku Mana. Yes. Kuko mu cyane munsi Imana yaraje kujya kureba mu ngobyi ya Edeni, irabaza ngo Adamu we uri hehe? Adamu aho kugira ngo avuga ati nabikoze, ahubwo ati mwami numvise ijwi ryawe ngerane ndihisha. Mu yandi magambo, ikibazo ni abantu bashaka kwisobanura bagafata ibintu byababayeho bakabyegeka ku bandi. Ibyababayeho kuko urumva aratangiye ati nyine igiti wambujije umugore yaje arampa ndarya, aho kuvuga ati nagize intege nkeya byarangiye nabikoze, ati umugore wampaye. Imana ngo ibaze umugore ati inzoka waremye. Ntago Imana ikeneye declaration, ntago Imana ikeneye kwisobanura ngo urepotinge impamvu zabiteye, impamvu nasambanye nuko nashenye, impamvu mbyariye iwacu nuko naringumiwe, impamvu nibye nuko nabonaga inzara imereye nabi. No, umanika amaboko ukayibwira uti horame ndatsinzwe unyeze. Ntago Imana rero ikeneye ubusobanuro. Ibyo bintu ariho hava rya jambo rivuga ngo ntacyo umuntu azireguza. Murakoze cyane, kandi ubwo ndanigendeye jewe. Reka tugushimire, bagubwe neza, bakomere mu izina rya Yesu. Ijoro ryiza. Imana iguhe umugisha. Bakunzi bacu, bakunzi bakadasohoka, Imana ibahe umugisha. Twari turi mu kiganiro, Imana itindeho cyane kandi biteho mu izina Yesu Kristo. Amen. Shimire bakunzi bacu, bakunzi bakadasohoka, Imana ibahe umugisha, Uwiteka abambika imbaraga, kandi nukuri Imana ikomeze kubana namwe. Bibiliya ivuga iki? Iravuga ngo turabo yaremye ituremeye imirimo myiza muri Kristo Yesu ngo tuyigenderemo. Hano ni kwiriba ry'Abera TV no kuri Zaburi yacu. Imana ibahe umugisha. Ndeka nshimire umuntu wese wakanze subscribe, n'undi muntu wese udukozaho umutima, ukunda ibiganiro ducishaho, ukunda ivuga butumwa ducishaho, ukunda ubuhanuzi ducishaho. Uwo muntu ni inkora mutima yacu. Tuzamuye amaboko tuvuga ngo Imana ibahe umugisha kandi turabakunda. Tushaka kudukurikira mu Rwanda, dukurikira mu Burundi, Aziya na Oceania, mu nce zose z'isi. Ndagira ngo mbabwire ngo Mungu abahe umugisha, Imana ibahe umugisha. Uyu mwanya rero tugiriwe umugisha wo kongera kuza kuvuga Imana. Murabona ahantu turi, location muri kubona, turi ku musozi, turimo tuje kuvuga Imana gati gaturike. Niki Imana yaduhamagariye. Niyo mpamvu natangiye ijambo rivuga ngo turabo yaremye. Imirimo Imana yaturemeye rero niyirimo yo kuvuga Imana, kuyivuga neza. Dawidi ngo yigeze avuga Imana ngo maze arangije avuga Imana, abura uko ayivuga, aravuga ngo nguriya. Urumva? Rero Imana ntabwo igira hitangira, ntabwo igira here, mbese iba hose. Imana ishimwe cyane. Nasubira inyuma gake gake. Rero reka kuri kamera zacu murabona umuntu hari, umukozi w'Imana, umuhanuzi w'Imana, nibishaka Theogene, ndagira ngo asuhuje abadukurikiye. Bubahwe. Ijambo rimwe gusa rivuga ngo bubahwe. Imana barinde gukenyuka no gukindagurika. Amen. Ndagira ngo nguhe umwanya ubanze utusengera isengesho ritwinjiza muri rivuga butumwa. Yawe ugira neza, nari narakumvise, none ndakubonye uri yawe. Amen. Yawe uri yawe. Amen. Namaze gusoza gusenga. Ni yawe. Imana iguhe umugisha. Mukozi Imana nibishaka tugira umugisha ko kongera kwakira hano kuri iriba ry'Abera TV, nubwo uhahora, na hano kuri Zaburi yacu naho bakunda kukubona keshi. Ndagira ngo muri aka kanya
tugiye kuganira gake ariko utugezeho ubutumwa Imana iba yaguhaye kuko uri umuhanuzi w'Imana abantu benshi baba batwandikira ariko ari ikiganiro twacishije hejo ku Iriba ry'Abera TV no kuri Zaburi yacu uri muvuga ngo Imana iguhaye ngo uratangiye iguhaye amavuta mashya mavuta n'imbaraga nk'izidubu yego mavuta mashasha n'imbaraga nk'izidubu turashaka gukorera Imana nk'amadubu turashaka kuba mu murimo w'Imana nk'amasaha turaryana nuko gahunda zimeze Satani mimi hauwezi kurudi nyuma nta gusubira inyuma sitake bingine sio kama napenda wapi Imana ishimwe cyane amen uyu mwanya rero ndagira ngo hari umukozi hari ikiganizo nigeze mbona ahantu uri muvuga ngo hari umuntu watuye ibintu bibi ku Rwanda uwo muntu turacyari muri ya masengesho wavuze ejo nibyo avuga ko tugomba gushyira amavi hasi tugasengera igihugu cyacu tugasengera iki kirere cyacu cyamaze imbaraga z'abapasteri bo muri Kongo zamaze ikirere cyacu cyamaze kwinzirwa n'imbaraga za Illuminati n'imbaraga z'abatinganyi yego we kubwawe nubuhe buryo tugomba gutangira twenyegeza Imana ntabwo ikeneye abantu benshi badafite icyo bamaze ikeneye umuntu umwe w'umumaro Kinyarwanda uracyumva neza Imana ntabwo Imana ikeneye abantu benshi badafite icyo bamaze ikeneye umuntu umwe gusa uhagarara mu cyuho yabona igiye kurimbura igihugu ikirimbujije mu giga kubw'uwo muntu igakiza igihugu umuntu umwe gusa umwe hari abantu wavuze hejo banize mwuka wera we kubwawe nzi ko uri mu mwuka wifuye mwinshi cyane aba bantu we kubwawe ni iyihe mburo cyangwa ubutumwa wabagenera abantu nibagarukira Uwiteka nta bindi abantu nibagarukira Uwiteka nawe araza kubagarukira bafite imbabazi nyinshi reka mvuge ngo iyangarutseho nabo yabemerera kandi yabakira yangarutseho nabo yabemerera kandi ikanabakira ntago Yesu ari umugome Yesu wa nyawe si umugome kuko abantu bajya bavuga se ko abantu benshi banga gushyira ibyubahiro byabo hasi ngo ndi pasteur ndi mushumba ndi gutya na gutya ni kubera iki abantu barabyemerewe icyo nzi ni kimwe nuko nzi ko muri iki gihugu igituma dusenga cyahageze ntimwingingira abantu gusenga abantu mwe kwingingira abantu gusenga no gushaka mu maso h'Imana buri wese igituma asenga cyageze ku muryango we kirimo kirakomanga nukingura kiraza kwinjira iwawe ubundi musenge abantu benshi baranyandikira bakambwira ngo kuki ngo turi guhanura ngo ibi byararangije kubaho urugero ngo corona yaraje abatungura ngo ntabyo twavuze we kubwawe corona ntabwo yatunguranye wapi ahubwo ntabwo corona yahanuwe kuri social media yego yahanuwe twari mwayihanuye gute ntabwo corona yigeze itungurana nta n'impamvu yo kuyigarukaho ngo tuyizeho bibe birebire ariko corona ntabwo ari akantu kapfuye kuza gutya ijuru ryatanze amakuru ndabyibuka nari mu murenge wa Bumbogo ahantu bita kwa Munyemana kwa Mama Jamira mu cyumba cy'amasengesho ubwo abari Imana yaravuze ko hagiye kubaho ibyorezo none ubundi yivuze ibyorezo ni ngombwa ko ivuga izina ry'icyorezo abo tubana nabo bagenda bahinyura ibintu by'Imana nta bintu bikaze nta nicyo bimaze ibyo baba atari bo bari kuduteza umuraba ibyo nibibareba amakuru mfite atariho ivumbi mwe kongera kwingingira abantu gusenga kuko umuntu wese igituma asenga kiri ku muryango we kirimo kirakomanga igituma asenga kiri ku muryango we rero ibintu byo kwingingira abantu gusenga ntago birimo ubu uriya muntu ntagiye kunywa amazi ahetse ushobora kuba ahetse amazi ariko adashobora kunyura ku mwana w'umuturanyi uri gusinzira ngo amushyire mu mugongo ariko ahetse injerekani kuko avuye kuvoma kure bivuga ngo igituma avoma kure cyari cyamugezeho igituma avoma kure cyari cyamugezeho
niyo mpamvu ahetse injerekani kandi atahiye ku mwana w'umuturanyi wari gusinzirira ku muryango. nkubaza akabazo k'amatsiko ni ukubera iki akenshi rimwe na rimwe ukunda uhanurira abantu mu migani hari abantu batajya bakumva. Ubu nta migani, ubu ngubu nta migani, ubu nta migani kuko imizi y'igiti yatangiye kuma, kandi burya ikikwereka ko umwumbati weze ni uko utangira kwasaguza ubutaka kugira ngo hari umwumbati wera uteyashaka. Kareka ntago bibaho. Wasa umututu, hari icyo bita kwasa umututu. Imyumbati rero iyo yeze ibanza kwasa imitutu, hanyuma kugira ngo umenye aho ukubitira isuka uzamura umwumbati. Rero ikintu ndi kwibaza, urabona ibihe turi kwinjiramo, aho kugira abantu twagiye tubabwira ngo kwa Yesu iyo usenze Imana nk'uko ijambo ry'Imana riravuga ngo nzi ibyo nibwira kubagira. Urakoze. Ibyo ngibyo ni byiza ntabwo ari ibibi. Urumva? None kuki abantu basenga muri ino minsi ahubwo ho kugira ibihe bibe byiza ibindi ahubwo tukava mu bibi tujya mu bindi? Ntabwo mbizi. Isiraheli Imana izakurinda mu majya ndetse no mu maza, mu muriro dore ntacyo uzaba, amazi atemba ntacyazagutwara, tegereza guma mu mwanya usenge, rindira agakiza karaje. Burya gusenga k'umukiranutsi kugira umumariya asenganye umwete, amasezerano yose uko Imana iyatanga yakomejwe n'amaraso y'umwami wacu Yesu. Kontorora ibyo bintu byawe. Amasezerano yose uko Imana iyatanga yakomejwe n'amaraso. Ariko ijambo rikavuga ngo abava mu masezerano. Erega buriya nidukora inkuru tubanze turebe naho tuzikorera. Urushize kera ruhinyuza intwari rukazigora. Hari abantu Yesu yabwiye ko bazarya inyama bageze i Kanani, ariko amenyo arinze ashiramo. Yesu atarabaha inyama. Na n'uyu munsi bari kumwishuza bati inyama watubwiye mwami zigeze busheri za Nyabugogo. None bakajya gushaka za nyama zo kwa Gidi Kicukiro zo ku mifungo, harimo ibitabazi, ibintu by'inuza n'imikondo y'inyana, byose ibintu byose bahuranye ngo yari yarabibabwiye. Uyu mwanya rero nushaka kumenya icyo Uwiteka ashaka, ubanza ukora icyo ushaka. Kora icyo Uwiteka ashaka, nawe azakora icyo ushaka. N'impanguhe kontorora ibyo byuma byawe ntibyongere gusinzira. Ariko Yesu ajya avuga ngo mwaherewe ubuntu ngo mutangire ubuntu. Oya, so nkuru z'imigenurano muzihorera. Niba ushaka ko Yesu akora icyo ushaka, banza ukora icyo nawe ashaka. Njye namaze kumenya ko iyo ufite icyaha muri wowe uba ufitanye bifu n'umwami. Yego, uba ufitanye bifu n'umwami, ariko wakwihana. Oya, kugira ngo akongera imodoka indi, aguhe imodoka ya kabiri n'iya mbere warayisambaniye ni hatari. Kugira ngo aguhe igipangu cya kabiri n'icya mbere warakiryama ni danje. Mbese ni hatari n'impanguhe. Uragira ibyo ukosora hanyuma nawe azagira ibyo atunganya. Nuko gahunda. Reka nkwibariza akabazo. Urabona ibihe turimo, tumaze iminsi tubona ibintu by'intambara tubyumva. Reka mbishyire ku ruhande, ntabwo ari byo nshaka kuvugaho. Tumaze iminsi tubona ibintu by'impanuka hirya no hino, wari warabihanuye urabivuga. Ese kuba Imana yarahaye abantu, yarasohoreje abantu amasezerano, barangiza mu rugero nk'ibyo uvuze ikaguha imodoka, aho kugira ngo imodoka ubyitwaremo neza, ahubwo ukagira ute ugasambana. Mwicare mbaganirize tuganire ku by'uru rugendo. Abafite inzu ebyiri cyangwa zitatu bari kuzaniramo inshoreke bagasambana. Nicyo nashaka kukubwira. Yaba ari umurengwe ugeretseho n'umwijuto, umwihenuro wisha abantu. Hanyuma urambaza iki?
uranshubije urambaza iki none wari wamujinya Imana uri gutuma Imana iteza oya nta mujinya Imana iri guteza abantu none se kuki reka da umva rero tugendane ntunjyane mu biterekeranye ubu ndi umukristo ndi umukristo ndi uwa Yezu ako se oya humura nkuko nasezeranye mbatizwa n'ubu ndakomeza kumwemera Imana ipanga bije yo gukomeretsa abera ntayibaho Imana ipanga umushinga wo kubabaza abo yiremeye iyo ntayibaho ahubwo iby'ibiyama mukabikorera icyo nibyo bihindukira bikabakoraho none se ibyo dukora nibyo bituma Imana none nibyo biduteza akaga none iyo ikubwiye ngo nurya ugahaga ntuzibagirwe ifiriti ukayitema ukagerekaho kantuza kayawurute ukarenzaho agashyushyu amatama yari yarahombanye wagira ngo ni uruhu rw'inka banitse amatama akongera agakombatararuka akavayo ukongera ukaba umuntu ukaba aribwo ubonye umwanya wo kwinjira mu ngutiya z'abagore batawe amupagani we ahita azagukanda amenyo ni yeye ariko akenshi tubona ko abantu babonye amafaranga aribwo baba basirimu nyine ni ukuvuga ngo iyo muri abakene murayubaha nyine ni ukubera icyo umuntu yakenye yubaha Imana umurengwe wisha abantu umurengwe none se ikintu ko abantu benshi imirengwe ibafashe niki twakora kugira ngo abantu bongere bibuke Imana ntabwo ibyo bindeba ubu nanjye ndi kwihigira naje kwitenereza ubwo buri vi ryirwarize ariko Imana yaraguhamagaye ngo uburire abantu please twubahane ndava mu kiganiro hoya ariko turi kuganira twubahane nagire nongera kumpamagara mbwira ubusa ngo musengere nimutisengera musigeho ntabwo muzajya mwirirwa mwimenamo amata mwimenamo ibitoki mwimenamo amashaza murenzaho agasombe nurangiza numara kubyimba ngo ninjye kanyarira kugusengera mwisengera nimutisengera murore ubu harageze ko buri vi ryigirayo ariko uri umukozi w'Imana ndamaze ngeze ndabihakana kontorora ibyuma byawe ubona ubumbaza ibintu biterekeranye oya ariko niba uri umukozi w'Imana ibintu ni bibiri ibintu